mudugu erega nani sono uratinya nuriya mwana wateye ikibazo cyanjye kirakemukira ku karere hafa ceceka cyo ni ikibazo cya komite tubwira tukabwira intumbu tukabanza gukizwa abantu uyu munsi umukobwa ari bwamukataka tarabwambaye gusa rwose barumbwira ko turabigenza dute pasi ayo uziko ibintu uvuga ari byo nanjye nibyo bintu ndimo nteke kuko rwakambwire kuwa mbere mu mashengesho kuwa kabiri baza guhinduka none reba nkabara abahungu birimo kuyobya bwenge reba bari abakobwa mana nyagasani buri ababyeyi babo bameze rero umwanzo none ureka nkwereke rero urumva haguruka nanjye maguruke ibyo uvuga ni ukuri uziko ariyo mpamvu ntakibona abayoboke mu ideni ryanjye pastor reka nkubwire rero fata bibiri nanjye maguruke tugende tujye kubiriza abana abakobwa bagaruke mu nzu y'Imana twagiye ubwo reka nkubwire tugende haguruka twagiye bose tugende tubaza ubwo reka nkubwire abakobwa b'iyi minsi bamaze kwigira amashyano nyagasani reka nkubwire tugende tujye kumurimo reka nkwereke ibyo mbakorera bose A few moments later. Mumu singabo babandi nazo nkubwira buri munsi uri kwa kureba uyu munsi wagiye gusanga nyangano wagiyeyo ntago bikureba ngabandi kubikubaza se nani jya kure misi yaravuze ngo harimo n'abantu batajya bayizwa oya reka ngwe pastor abandi bona kubwiraga rero barifata bakiyunda nk'indabo z'ubunyobwa bakaranze buri wese sawa ndivuga vene ubwande ndebere oya bamubwire mukizwe muhinduke Yesu arabakunda wowe ubiki muri uyu mudugudu ni wowe sezerano ry'Imana Imana yatanze ihereza mama wawe ikuntu myose ivuze zina none sura none wana garo tuzi kureba hinduka Yesu aragukunda reka mubwire kurirwa maza wumve tuzubanze wumve kwirirwa kuwa mbere kuwa kabiri ujya gusura abasore muri gato Yesu aragutwitsa urapfuye n'urageri wawe sibyo ko nyende pastor umunsi niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ariko se mu murambaze ubundi ko n'umwaneraniye banza bwiza uko egerayo niko reka mubwire rero iyo mico ufite naga ikwiriye umukobwa nkawe pastor waba uretse gusakuza sha kuwa ri satani ukwaritsemo pastor reka nkubaze abantu bakanga imisatsi ijambo cy'Imana rivuga guki turebye muri Matayo 5:12 haravuga ngo asome haravuga ngo umuntu w'umukobwa umwari ubasha gafata umusatsi akawukaraga agashyiramo amatentire agakaraga agashyiramo na bya bindi ngo nibishokora biravuga ngo uwo abari shitani sekibi ngo ni satani turi kumwe sekibi pastor ndabubwira amagana satani hari wakati ya mwereke kubita kubita numva urimo witatse ni gutufata satani ubundi nindi bantu myomwiza nindi bantu uwiteka Imana yo mwijuru ariso wanyu rero umwe mu mafaranga ukoresha ariko yemuko ariko nako bivuze ngo ukoresha abantu bo kwa satani niko kuva na cyera ibyo bintu byageze bihora nako bivuze ngo ukoresha abantu bo kwa satani haba twumvishe ba Mose twumva abagore babo ba ubone so wanyu ubone so wanyu wowe nta cyaza mfite nawe ujye kubwiza ukeneye nje ntabyo nyeneye ntabyo ukeneye se uzaho uretse gukunda Yesu niwe yabantumye mu mbaza nyinshi Yesu yagukunze kugahato wowe utanabizi biri tubwira ko Mariya ntiyasamwe umwana w'Imana abakobwa ba 2025 musigaye mwigira intumva ubundi abakobwa ba 2024 ubundi rwose bari baragabanutse tuvuga ngo mu gihugu nta bakobwa barimo bamashinze none muragarutse ibyo bwenge muri kubikura pastor mubwire dore nubundi kamubwire ubwire numva baramanongo nubundi uzavuga ariko uyu nguyu we naducika tumubwire basi tudanahindutse byo bintu ndi kugwa kudasubiza nsubiza pastor kamubwire garuka uragenda cyane ntabwo ni isoni mwegera aho mwahereye uri kurireke uri kurireke urajyana n'uko muri kino gihe ejo biki urajyana jya kwambara ujya gusenga bazi turajyana nta kibazo ariko mureke kunkubita garukana
nazigiye mwamere basi ngatugende basi ariko muri kurwa mu cyane ngakura pastor wa madini umuntu ariko agahinduka ko gukura garukana mu maturu umuntu kandi ishoni umuntu yari yavuga ijambo ry'Imana mwana ari umuntu cyo guturisha ku ngufu none se ikibazo bafite nike abantu bose baba bafite ngo ikibazo nuko baba babuza amaturo ko mu muramba wazanamwe bakubabaza se umunsi uzaba uri kujya gucya muri uriya muri uzaba uri kugongera basi turajyana ariko mureke kuguma kunkubita turagenda cyane aho tugenda yafaca hanga tugende ngiye kubarega ngiye ujya kureka garukana ngoro ndamwe muri hano ngaho bimbwira wone reka mbikubwira abakobwa b'iminsi baragoranye gitone bazumve use nkuriya ubibaze no abo tugiye guhura mu kanya cyangwa tuzahura nabo mu minsi iri imbere mana we nukuri nugufata inkoni kuko reka mubwire aba bantu Yesu yazabatwika kandi yadusigiye umurimo wo kubuvuga nje ndabona uno murimo rwose unaniye rwose kubona abari bameze abangaba ariko barabahanuye muri Sodoma bari bariyo Imana itwika umurwa ubishe rero reka nkubwire rero ukuntu ibintu tugiye kugenda tugiye kuzenguruka umudugudu wose urumva gahunda ari ukubwiriza abantu ijambo ry'Imana kandi uko ari Imana yagize uti yaduhamagariye twagiye nta bindi mbwira A few moments later. Meze neza se? Shameze neza nyine tu. Nari nkukumbuye wumve ngo byataye. Nari nkukumbuye. Je narategereje ngo uzaza kunsura kuva cyagiye umbwira ko uvuye ku ishuri. Narategereje ndaheba. Ntabwo hamagara phone yawe nkayibura ubwo se koko nawe. Sorry nyine nari maze igihe nyine ndi mu turimo nyine two mu rugo nyine hari ibyo nari maze iminsi ndi gukora. Ariko nyine abakundana barihanganana ndakwihanganana nakugira nese. Koko se cyane rega ndagukunda tuza gasore wisara tuza bazumve itonde uyu nguyu ni umukobwa nkunda mwebwe murashaka iki none se ukumukunda ni nako tujye kuri Imana rivuga ariko hari urukundo mukundana ubu ni kwa kanga reka nkubwire itonde natwe turasenga turabizi itonde manza wumve kiri gimite mu ntoki ni bibiri pastor basomera umurongo uva bo twagiye muriteguye turiteguye bo Matayo 5:2 ibice 223 baravuga ngo umusore n'umuhungu iyo tubasanganye bafatanye inguni muri bo hagati abari muri kiza ubu umwana ntabwo yari mu kiruhuko ntabwo uyu mukobwa yari mu kiruhuko uje ntabwo kugira ute nawe ndonya gufunga inguni n'amakobwa dore ubu ni kwa kanga si ku cyumwe ntabwo yakagombye kuba ujye gusenga ntuba muri korali ntuba muri korali reka njye gukaraba njye ubu ngubu ni kwa kanga urajya urya ndabizi utagiye gusenga utagiye gusenga satana utagiye gukaraba sayine sayine aya masana bagomba gusoma mu gitondo ubwira ngo satani yarazamutse misa ya kabiri uri gohoshya abana b'abandi waci ubundi ntabwo bagombye kuvuga batari mbabarira ntabwo ugenda njye nkubona wagiye kugira ute kwanga nta bibiri ugira nta bibiri yagira ugiye gusengera mu banyagatolika wava nkubona mvo yawe muko ntabwo uba muri korali hano wari kuhakora iki hano wari kuhakora iki vava nawe uneze neza umudugudu mwawuhindura akavusha nasoni muritinyuka mukazana ibibazo umva mwebwe mwapasiteri abaturage barimo barazana ngaha bo mwakubise ngo bambaye ubusa ngaha bo mwafashe mu nzira barimo bahoberana neza mukagenda muzenguruka mukubita abantu umudugudu neza mwawugihinduye akavuyo niko nshaka kugira ngo numve ikibazo guhera kuri buri umuntu umwe urumva mumbwira ikibazo cyanyu nasoni umudugudu mwawuhinduye akavuyo ntawe uryama nawe ukivuga mutangire mumbwire hanyuma we mukobwa tangira umbwire ikibazo cyawe mu gitondo nitambuka nigendeye barankubita ngo ntabwo nagiye gusenga aba bantu bashinzwe bagukubise muhuriye hehenye njye ndi kwitambukira nigira mu rugo ariko bankubise bambangamiye ahantu hose ubu ngundi gutoneka hanyuma wowe mudugu njye ndi kumwe na shiri wanjye turi kwiganira ari ubwo tugihura hazi ingegere ebyiri zitwaje birango na Abapasiteri barambangamira cyane
ngo ninyizwe ukizwe ngo nyizwera babasanze he badusanze mu nzira turi kwitemberera tuganira nabwo tugihora barangije banyiciye mudu bakwiciye bakwiciye mudu haka ikintu cyo n'ikindi kibazo mudu gute mdusobanurire sizi ko nari maze igihe ngiye ku ishuri munanashira wanjye twadukumburanye barangije baraza baramukubitagura baraduhirika ngo dukizwe ese umuntu akizwa ku ngufu hanyuma ye musore ngo byagenze bite ngero mu mudugudu rero mfite ikibazo ikihe ingegere ebyiri z'abapasiteri z'abateka mutwe baje bansangana na sheri wanje turi kwiganirira hano mu muhanda barangije baratubangamira bankubita hasi barangaragura hasi reba ibyangwe byanjye ukuntu bimeze babihinduye umukungu ibyangwe n'ibiki ibyangwe by'amasafuriya byageze mu muhanda ntabwo ari ibyangwe by'amasafuriya imyenda myiza wese reba imyenda ni imyenda nye ariko mureke buretse gato ngiye numva ibibazo byanyu bigiye bitandukanye byo hirya no hino iby'ukuntu byabigendeke ariko ndabikemura nivuye inyuma aba bapasiteri bigeze abateka mitwe mwe muratinyuka mukanyina musubiza hanyuma rero nitaye kuri aba pasiteri bagiye bagenda babakubita sibyo ikibazo cyanyu nimugira ikibazo ngendaza kugikemura ariko reka tubaze nuramwe mukobwa uri hare inyuma nigeze avuga aho yahereye hanyuma nawe muko watubwira ikibazo cyawe wowe urabyumva gute ufite ikihe kibazo mudugu erega nta n'isoni uratinyuka ukambaza nuriya mwana wateye ikibazo cyanyu kirakemukira ku karere hafi ceceka cyo ni ikibazo cyawe God have mercy upon us.